Kuko n'ubundi mu Rwanda hari isiganwa ry'amagare ariko abakinnyi bagera ku murongo bananiwe ku buryo wababona ukagira ngo bamaze guhera umwuka, ariko siko biba biri, ahubwo nuko baba bananiwe cyane bikabije nk'uko kugenda mubibona kuri ekara yanyu. Rero hari utuntu tuba turi mu mazuru mushobora kwibaza ikintu tubafasha ni ukugira ngo iyo bari gusiganwa bya byuya biza ku mazuru, kuko muba mubona bahagiye cyane, bakoze siporo nyinshi cyane, banirukanka ibirometero byinshi. Rero twa twuya dushobora kumanukira tukajya mu mazuru, kwa kuntu ugenda uvuga ngo yenda ushobora kugwa cyangwa ugakora agisida. Rero impamvu bashyiraho turiya tuntu ku mazuru bagira ngo bibarinde icyuya cyo ku mazuru. Rero kubona iyo barangije kuvayo baza bakabasukaho amazi, ari abakobwa cyangwa abahungu, baba bagira ngo bagarure ubumuntu, kuko bagarure ubuzima, kuko n'ubundi ubuzima buba bwatse pe, ariko baba bagira ngo bugaruke. Iyo babiseho amazi ubona yenda akantu k'akayaga, akantu kumva urakonjewe, ariko iyo bamaje batarabasukaho amazi baba bashyushye bya hatari. Rero byagiye bigaragara ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, ariko nanjye mba mbazaniye ibyiza byinshi, n'ubwo yenda ntaba nzi ku igare uko bimeze, ariko baravuga ngo igare ni urukundo. Impamvu bavuga ngo igare ni urukundo, si muri kubibona se namwe? Abafiyanse baje kwizihiza igare mu Rwanda, shampiyona y'isi y'amagare yabereye mu Rwanda, n'ubu biracyakomeje, tugeze ku munsi wa gatanu, n'umunsi wa gatanu, ejo n'umunsi wa gatandatu. Urumva ko harabura iminsi ibiri kugira ngo shampiyona irangire. Rero iyo bavuze ngo igare ni urukundo, ni iki baba bagaragaza? Igare ni urukundo koko. Reba ayo mafoto abiri nashyize kuri ekara yanyu, ni amafoto abiri atandukanye, ni abantu bateretana b'abafiyanse cyangwa bashobora kuba babana, ariko barateretana, harimo abari gusomana, harimo abari kugenda ku igare. Ni amakupure abiri atandukanye, hariyo kupure ibanza, hari n'indi kupure ibanza. Baravuga ngo igare ni ubuzima. Igare ni ubuzima. Impamvu barivuga yuko igare ari ubuzima, igare rigufasha kugira ngo umubiri wawe utembere neza, ukore siporo, kuko siporo igenerwa mu mubiri. Umuntu wese akwiye gukora siporo kugira ngo agabanye ibintu mu mubiri cyangwa agabanye izindi ndwara mu mubiri. Rero iyo utabikoze, cyangwa abantu benshi ntabwo bakunda kubikora, ntabwo bakunda kuvuga yenda ngo igare ngo bisobanuye iki, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri, igare ni urukundo. Igare ni ikintu cyiza kandi kizima ubona mu buzima bwawe, ari ikintu cyagufasha kugira ngo utere imbere, ubuzima bwawe bubashe uburyo ki bwagenda neza. Rero nicyo ngicyo baba bavuze yuko igare ari urukundo, igare ari ubuzima. Igare rishobora kuguhuza n'inshuti runaka, hari uba utunze igare, hari n'uba utungwa naryo, hari uba uritunze ariko hari n'undi utungwa naryo. Sinzi niba ibyo bintu bibiri mubashije kugira ngo mube mwabisobanukirwa, ariko ndagira ngo nze mbibasobanurire. Igare umuntu utungwa naryo ni wa wundi nk'ubu ngubu bari muri shampiyona y'isi y'amagare, batungwa n'igare, kuko kazi kabo baba bateka buri munsi kabahemba. Rero wa wundi ufite igare, rero abakinnyi uburyo bakunda amagare ntabwo bijya bibabuza kugira ngo bajye bakora icyo bagomba gukora, ni ukugerageza kugira ngo bagere ku ntego zabo, cyangwa babashe uburyo ki bagera ku murongo bwa mbere. Ngayo nguko rero uko bihagaze mu magare, ni byiza cyane, turabyishimiye kandi turahora tubikunda. Ngaho rero uko bimeze, bye bye, ndabakunda, akacu kaba ari akagaruka. Ciao ciao, ndabakunda, ni umukobwa ubakunda cyane witwa Joy Joas, bizu, ndabakunda.